yakunda kumbwira ngo iyo inda zavuyemo iyo arizo zibaho kuruta njyewe. Noneho naje no kugera igihe ngo yifuza ko inda yayivamo. Yego, naje no kugera igihe ngo nari ndwaye ibihushe mu mutwe, akajya mbwira ati Ngabe ahari kujya ubwenge hagiye ibyo bihushe, koko bya bindi nakubwiye banza ari naho byavuye, nkumva koko nta bwenge, nkumva hari icyo nari nkwiriye gukora, se nari nkwiye gukura mama muri ubu buzima, ariko nakireba nkasanga nanjye ntacyo ndi. Wari n'akana se byaje gushyira gute ibyo gutoteza kwa mama wawe? Nakunze kuva mu rugo, ntabwo nakunze kubana nawe, nkagenda nkacumbika ahantu nkahaba. Haraho henshi muri ubu buzima abantu bashaka mubane ube nk'igikoresho. Nigeze kubikubwiraho mbere ya kamera gato ukuntu nabaye ahantu mu gipangu nkajya mbura naho umurezi kujyana ku ishuri kandi nkora akazi. Abantu bashaka bakubyaza umusaruro nyamara bo nta kintu bakumariye. Nabona naho byanze nkahava cyangwa nkongera nkagaruka mu rugo bikongera bikanga. Ese wakoze akazi ko mu rugo? Ntabwo nakoze akazi, nabaga umwana mu rugo. Nakundaga ishuri kandi nari n'umuhanga, wenda muri komite nk'abantu twiganye bazakubwira nari umuhanga, nkumva ko ngomba kwiga. Nkajya ari nubwo najyaga ku murenge yasaba gitifu mu ndihire niga, ariko kubera aho kuba bikanga. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Tubereka gutya impeta ataza kugira ngo umukobwa umudamu meze sawa Anita Ingabire niyo tugiye kuganira muri kano kanya. Uzi ukuntu uri mwiza se? Binerisoni nshaje. Olivier uri kubona atari mwiza cyane? Ntabwo ushaje ucyari muto no mu myaka. Usa umugabo wazi kuri mwiza cyane? Ntabwo mbizi jera Binerisoni. Ntabwo ndi mwiza cyane. Umuntu mwiza cyane mwiza ate? Ko uri mwiza? Umuntu rero kwisubiza tuvutuye umuntu ni mwiza pe. Usikuntu mba mfite ntabwo mbizi kandi seriye. Ntabwo njya mbibona. Ntabwo ubona kuri mwiza? Nyine arabibimbwira ko ntabwo mbizi. Oya. Ese kuki biguteye isoni? Ni ukuri kumbeshya ntabwo. Ntabwo kubeshya ni ukuri kw'Imana. Urakoze. Ibaze ko ndahiye izina ry'Imana. Ngaho urakoze. Tubiveho. Wese we. Ntabwo wamenyeye ko bakubwira ngo uri mwiza? Bande? Abantu. Aha. Abantu se ubu reka. Ntabwo mbizi. Ntabwo bizi? Ntabwo mbimenyereye. Iyo umuntu abikubwiye kuri mwiza wifata gute? Numva ariko biterwa n'ubimbwiye. Hari ushobora kubikubwira ari akubeshya, wenda hari impamvu abikubwiye cyangwa icyo agushakaho. Ariko hari nk'igihe nk'umudamu ambwira bakunda gukoresha ngo ka kadamu keza, ka kandi keza, avuga ko uko bishoboka, ariko ntabwo mbizi pe. Ntabwo bizi ariko biguteye isoni kweli? Isoni rwose kubeshya jera mbabarira. Niko none se kuba mwiza wabikuye hehe? Hari umuntu ushaka kuvuga ati nabikuye mu muryango, wabikuye hehe? Kuri icya mbere nari bukubwire ngo nabikuye nabikubwiye kandi simbeshya. Yego. Ntabwo icyo kintu no mu bintu ntabwo mbizi ibyo by'ubwiza, gusa nishimira ko ndi ikiremwa cy'Imana ariko ntabitangaje. Kandi nawe urabizi abantu beza bariho. Yego. Ntabwo rero. We ntabwo wishyira mu beza? Kubera iki se? Kuko nangira umutima mwiza ariko ibyo kwisura byo ntabyo nzi. Noneho cyamutera agasitari gato, kera twari abana b'abanyeshuri nigaga senior 1. Turi mu nzira twagiyaga ku ishuri, abana baravuga bagenda bavuga abakobwa beza niki. Umupapa umwe aduturuka inyuma aravuga ngo sha ngo wowe nandi kumwe n'umwana, ndabibuka
si ngombwa mbavuga amazina Yego. runaka uri mwiza ngezeho ngo nawe uri keza ngo ariko usetse witumera avuga ijambo ribi niyo mpamvu nta nubwo nkunda guseka Yego. mpita numva nyine ya defo yambwiye iri kugaragara Nese guseka neza oya jera mbabarira nubisi wipfuka umuntu ntukuri ntabwo mbikunda kubera iki noneho mfite n'akantu na simundi nimba ari iryinyo ryakutse ntabwo yari inyinya mba numva ariyo defo ya mbere ngira mbi nk'iyo ndi kuvuga mpita kandi nanabyumva mbona ufite no mu kanwa heza oya jera wimbeshya mbabarira ndabizi afite ikibazo oya ntabwo yari agifite igihe ibyo bintu byanambayemo ku buryo umugabo anjyana iwabo kunyerekana yego naravuga ubundi kera nahoraga mvuga ameze gutyo kubera noneho umugabo rimwe aza kumbwira twagiye ahantu turi muri fiyansaye hamwe ngo ariko wabaye iki ku muntu ndamubwira kubera iki kuki uhora umeze ntabwo nasekaga ubundi unabibone nambwira rero nigeze kurwana n'umwana iryinyo hano rivamo nimba ariho hagenda hegerana mba numva ari intenge ikomeye ngira arambwira ati hoya ntacyo bigutwa nawe wandemyemo akizere ko kuvuga nafashe ku muntu nanjye nk'inshuti y'umuryango uremye icyizere urakoze ntongeye gupfuka umunwa ntabwo nabishobora nyine hari igihe umuntu akubwira ikintu nawe koko wajya ukireba ukavuga hakuzi ko ari byo utubona nawe ari byo urabibona uwo muntu cyabikubwiye ngo uri mwiza ariko iyo usetse neza yego ngo iyo usetse ngo we yarambwiye mitamera ngo nk'ipapayi ngo nimba ngo nk'igipapayi noneho na nyuma ndumva atari we gusa kandi koko ni defo nanjye ndayizi wimbeshya rero ntabyo mbona ni ukuri wimbeshya ntabwo kubeshya ari byiza kandi nzi ko uri umunyakuri wimbeshya mbabarira ibintu tunabiveho nyine ni uko buri wese afite inenge ye narayakiriye ariko yese gukomeretsa rero byiteka yego mbere se warabibonaga ibyo ngibyo yakubwiye oya nari no mu gakundi k'abanyeshuri wa mugani nawe uba wiyumva n'udusore tuguteka uziko nshobora kuba ndi mwiza ariko uwo ibaze kuva sinewani ndabyibuka nuko twarimo tuzamuka mwigaga i Nyamata ndabyibuka bihita bikujyamo gutyo byangiyemo koko nyine hari igihe umuntu akubwira ikintu nimba ariko ngeneye koko nyuma nagikurura noneho cyane kijyanye nko ku mubiri nkavuga sinzi banza ntigirire icyizere uko njya gukora ubukwe umuntu umwe nawe yarambwiye ngo ariko ngani ngo rwose usa neza ngo ariko ukeneye utuvuta dukesha nisigaga amara y'abagabo amavuta y'amara nabo benshi bavuga ko anagira igikara uzi ko nagiye kugura amavuta ngezeyo umuntu ngiye kuyagurira namwe atakura umusazi ahubwo uraje noneho uhinduke amabara nayo ya nzobe yawe uyibure ntukite ku byo abantu bakubwiye kusa neza uri inzobe washakaga iki kintu gucya yarambwiye nyine ngomba gucya ntabwo umugeni aba asa nawe ugomba kugira utuvuta wisiga kandi yari n'umuntu wo mu muryango nari mbikubwiye nyine ko ngewe umuntu ambwira ikintu nkagikururaho nkumva koko nicyo kandi nkakibona bimeze gutyo babura icyo twita self confidence kwiyizera buri kintu cyose umuntu akubwiye wumva ko ari cyo wumva ko ari ukuri ariko ntabwo biba ari byo ibaze nk'iyo ushaka ayo mavuta uyu munsi ufite tashitashi ahantu hose nyine bibaho umuntu akiburira icyizere nibura se uri kwiga kwigira icyo cyizere cyane gute rero bakanakumbuye na cano noneho nsigaye bitewe wenda kubura icyizere kwanjye byaturutse sinzi nimba nakinjiraho mu nkuru yanjye nta kibazo byaturutse ku kuba kwiburira icyizere njye nakuze mba mu mafamiye atandukanye hakaba ari aho mbaye bansuzugura cyane hakaba ari aho mbaye uzi ko hari umudamu twigeze kubana nigaga imyuga ari n'umurokore jera akajya mbwira nkamuvugisha akanyihorera nyuma bwa mubyeyi mba nakoze iki akambwira ngo uzabimenyere na shera arabizi ngo hari igihe ngiyo mvuze numva naruka iyo wowe uvuze oya we avuze we yumva ngo hari igihe kigera kumva ngo navuga ari buruke urumva nk'uwo muntu mwabana ukagira icyizere noneho kenshi agakunda kunganira n'abantu avuga ibibi byanjye gusa buryo nanjye nageze muri kote numva ko nta cyiza ngira ibibi gusa akamvuga nabi koko kamvuga nabi nkabimenya ku muturanyi buriya abadamu biragoye ko tubika ibanga umudamu ukubikira ibanga sinzi uko bameze gusa hariho abadamu bagira ibanga ariko njyewe yabwiraga yarahindukiraga akabwira undi nkabimenya ni nk'igike yakuvuze kibi cyatumye utangiye kwiburira icyizere
nk'ubwo nari umwana w'umukobwa aho ngaho maba 2017 nivo na 6 mu mezi ahera. Noneho umudamu narabyukaga, urumva iyo ubi w'abandi ugerageza, nabaga ku Gisozi niga mu Rwimpyisi imyuga. Noneho iyo uba ahantu ahandi none n'umukozi wahabaga ubafasha imirimo yo mu rugo, kandi yaba hari ntibivuze ko utabyuka ngo ugire icyo ukora. Nahagendaga n'amaguru buri munsi, nkagenda nkagaruka. Noneho umudamu wagakunda kuvuga ko ndi umunebwe cyane kandi nashobotse, nkakurura nkavuga ko mana koko ndi umunebwe se ko ngerageza nabyukaga saa 10 nkakoropa, numva ndi bujye Nyarutarama kandi naho saa 2 nkaba nageze mu kigo. Nkazinduka saa 10 nkakoropa, nkahita nambuka n'amaguru nkagaruka, nageraga mu rugo saa 9 nkajya mu mirimo nyine y'umwana w'umukobwa. Ariko witeka akaba hari umuntu nyine uvuga ikibi cyanjye, nta cyiza, ku buryo nawe nageze numva koko nta cyiza mfite nkamba. Waramwemeraga ko akutuka gutyo ntumubwire kubera iki? Njye ntabwo yanukaga, yananyerekaga ko nta kibazo, gusa nyine twari turi kumwe ukabona yasesemwe, ukabona ko yari yaramfasha ngira nk'ahantu nko mu gatebo runaka ntashobora kuva, ko nari umuntu ushobora kugira n'umumaro. Simbizi, niko yakundaga no kumbwira nakora nk'ikosa, akambwira ngo ariko uziko ngo barunaka bambwiye nkwirukane ngo ari impuhwe nakugiriye, ngo uziko ngo bambwiye ngo gutya na gutya. Kenshi yamagurugero kuri korari yabo, ariko nkamugani mbabarira wenda ndangiza imyuga hariya. Rero hari igihe ubana n'umuntu nta shaka bari wo kukwica. Uwo yarasengaga akacyasenga, yego yigaye. Niba ari no kutwumva ntituvuze izina rye ko yigaye, akazimenye. Namushyira na invitation, Jera namushyira invitation arayanga, arambwa ni nyirambika ku rubaraza, umugabo arayihasanga. Kandi mu gutandukana twanatandukanye nabi, twatandukanye ari umuntu wari waransabiyeyo icumbi ko maba, aje imyuga nyine icyo gihe yari irangiye, mbona akantu k'akazi nkabonye, aravuga nyeka ko babiganiriye ko ngomba kugenda. Uko umuntu yamaye impamvu aramwe wese ngo uzajya ukora umuceri, mwese ngo uzajya ukora ibi n'ibi, ngo rero imyuga arayibonye ngo ishakire ahaweho kuba uhagende. Hari nimugoroba turasezera mpava amahoro, na nyuma nagarutse kumusura. Sinzi cyamuteye kwanga invitation, gusa yambwiye ko ngo nk'umuntu twabanye ntari nkwiriye kubona fiancé ndinde nerekanwa ntabimubwiye. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira ibyiri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye, abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. Nyakare byo byamubabaje. Kuki utamweretse se wamugana? Ntabwo twigeze tubana nk'umubyeyi, nta n'impamvu nari mfite yo gusubirayo. Gerard umwana w'umukobwa uri mu myaka ndumva nari muri 2016 oya ntabwo 20 nari ngifite nakare ego. Noneho umwana ugeze aho hari icyo ubukwiye kugana n'umubyeyi. Noneho njye naranatinyukaga nkamubaza, nkamubwira gutya nabigenza gute, ibaze nimubwiye nti ngende gute mubyeyi, nimba hanaha nakubabaje jya umbwira unyebure. Nagiraga n'umutima wo kumuganiriza, ariko akambwira ngo yumva yaruka. Nagiye nigeze nicara nawe nk'umubyeyi, nagiye nigeze mbwa nta context mfite, nari gusubirayo mwisanze nabonye fiancé gute. Yumva yaruka yakubonye se? Ngo hari igihe kigeraho n'umugabo arabizi ngo ku buryo yumva navuga ari buruke. Numva nagasuzuguro kuko hari n'igihe namubwiraga mama Rona duteke iki, amasaha akageze duteke iki, akanyihorera.
andeba gutya. so urwo rwango rwaturuka kuki ese n'urwango cyumva ari iki simbizi mbona nawe yari yarabaye mu buzima bwa hatari kuba abanza yari afite urugo rwe yari nk'iturufu yo gusuzugura kuko hano undi mwana wahabaye imbere yanjye arahashyingirirwa twaje kuganira numva ko nawe ni kamere ye ni gateye. ndetse mwari mufite icyo mupfana bari barahanze abicumbi gusa. yego umugabo se yagufataga nabi we ntabwo buriya bagabo kereka umugabo wenda abagabo ni gake ko muhura umugabo n'uburi bumubwire ngiki umugabo ni mwaramutse mwiriwe kandi buriya abagabo barogwa kenshi n'abagore babo ibyo bababwira urabyemera k'isaha nshobora kubwira umugabo ni umukozi turi kumwe yameze gutya ntibirirwana azabuzwa n'iki kubyemera yabuzwa n'iki sawa yabuzwa n'iki wenda nawe yabifataga gutyo ariko simbizi. ndetse mbwira umugore akimara kugukora ibyo ngibyo bimvikana ko byasenye umutima wawe nta n'umuntu bitasenye cyanze bikunze wibura icyo cyizere nyuma aho waviriye wabonye ku kazi urakora bisanzwe koze n'akamazeho kabiri naho umugore wawe yese avuga ati sha cyakora mugani banze bwa bwiza ari ubwo bugaragara aravuga ntabwo we wakorana n'umugabo wanjye kajira nari umurokore wa wundi w'imbere umurokore ku buryo nta n'ikintu natekerezaga wenda kibi nta n'iki ubona akazi se bakagukuraho umugore icyo gihe yarabyanze umugore yarabyanze aravuga ngo ntabwo nakorana n'umugabo we kubera iki ngewe uzi ko hari igihe cyageze nkajya nsenga nkavuga kuki mfite icyangiro hari ubuzima ubamo ukajya ugeraho nawe ukagenda ukumva uri nka zombi iri kugendera ku isi nturi umuntu nta n'imana ibaho ukumva ntuzi icyo uri cyo ko wari mwiza kuki icyo cyangiro kuki wamugana uvuga ngo kuki mfite icyo yeka ni amateka yanjye urumva twebwe mu rugo twabyirutse mama wanjye yatwarinda iwabo tutarinjira muri ayo mateka ndashaka kumenya nk'uwo mugore yarashingiye ku cyo avuga ngo yarashingiye ku mico y'umugabo wewe uwo wo ku kazi umugabo yarashurashuye cyane yarasambanaga cyane rero aravuga yigeze gucyurira ku bwiza bwawe yambwiye ko ngo umukobwa usa nkanjye atakorana n'umugabo we nicyo gusa yambwiye nahakoze nimba ari ibyumweru 2 umugabo yakoraga ibintu by'intebe ibitanda ibiki noneho njye nakiraga amafaranga nkishyura n'abakozi yego ati naza nkakicara yazanaga n'umwana araza arahicara ariko icyo gihe nagize umugisha imbere yaho hari umuntu ucuruza alimantasiyo ahitamo akazi yego icyo gihe umugabo niyo kubajetse ku cyo ugiye ufite ikihe kibazo ariko urubatse wenda abantu baba batandukanye ariko kenshi abagore icyo twashatse kiraba kandi abagore turashega nyine akubwiye se ati arahava cyangwa amavi wakora iki yagenda wasenya nawe yari afite umugore utoroshye cyane mbese icyo gihe wenda urumva ko wenda ubwiza nibwo bwari bugukozeho reka tubyite gutyo ntabwo nyuma wumvise umuntu ukubwira ngo uri mwiza ukumva birakujena uranabyanze numvaga unambeshye yewe undi nari meze nk'umusirikare jera nabi kandi n'ubu biragoye ko nzanaho ibintu by'imiteto kubera ubuzima nabayemo n'iki numva oya wari utangiye kutubwira kuri sitori ya mama muri famiye ukuntu mwabayeho yego byari biturutse nyine kukubwira ahantu naburiye icyizere burundu cy'ubuzima urumva mama yabyariye iwabo umwana wa mbere abyariye iwabo baramutererana baramwirukana ajya kwibana noneho agiye kwibana urumva nawe mama ntabwo ari umukobwa mubi yari mwiza niho bivuga ngo nawe yari mwiza noneho niho byaturutse nawe atangira yaje gushaka undi mugabo ashaka undi mugabo ufite undi mugore nawe biranga n'uwo mupapa ariko yakundaga ngo kumukubita cyane amakuru mfite yaramufuhiraga cyane akamukubita yamubonana n'umugabo mwavuganaga ibiki ubwo yaguteretaga akamukubita ku buryo yamukubise ubugira kabiri akuramo inda mama naho rero aza kuhava ahavuye nibwo yasamye inda yanjye noneho asamye inda yanjye ayisama ariko n'undi muntu utari uwo papa wa muntu nawe yego utari uwo mugabo nye uwa mbere amutera inda iwabo uwa kabiri amutera inda yanjye ahubwo yamuteye za nda zavuyemo akubitwa birangora kubisobanura noneho za nda zivuyemo nibwo yagiye kwibana nabwo arongera arashaka uwa mwana
mukuru yego wenyine abandi bamukurikira inda zaravuyemo noneho mama urumva nawe atangiye kugenda yitera iki cyizere cy'ubuzima nibwo yasamye inda yanjye nihuse aza gusubira kuri uwo mugabo ku buryo nanabyirutse bavuga ko inda yanjye ari iyaho ari kuri uwo mugabo ariko twaje gusanga atari byo noneho ahantu naburiye icyizere cyane mama urumva yasubiye kuri wa mugabo nabwo biranga agaruka mu buzima nawe atangira kwiheba noneho iyo umubyeyi yihebye ku abana babyeyi nibo baba victime yabyo tugakubitwa koko wakora ikintu ati ubundi we iyo nakubyarana ariko wameze neza nawe iyo nakubyarana ni iki sasa aza gushaka undi mugabo ise wa murumuna wanjye bashakanye umugabo aranyanga koko akatwanga n'uwo musaza wanjye mukuru aravuga ati ku buryo ari nk'ubwo yajyaga kwarura ibiryo byo guha umwana cyangwa kutwarura twese ari nka saa sita tukarya byashira akavuga ngo ngera ngo uwo nguwo avuga murumuna wanjye muto ngo ngabire we ngo yahaze nako ko nabaga nahaze ko twabaga twanasangiye ngo we yahaze ari mama wifu umugabo we yashatse nyuma y'uko avuye kwa mupapa urumva umugabo kuko nawe mva kankubita ubwo umve ko hari igihe kimwe mama yigeze kujya ku isoko mbona inzoka ahantu nka gutya mu nguni uziko natinye kubimubwira ari hanze wumva urwego nyine yari yaramabuyeho ninya kubimubwira akajya numa mu nzu akantu minkono y'itabi nkajya kuyigezana ariko simubwire ko nabonye inzoka naramutinyaga hamwe namubonaga umutima ugahahamuka nawe byaje kwanga mama none afite decision yo kujya kwibana bya kwibana noneho mu kwibana yego tubaye batatu mu kwibana umupapa mu kwibana mama nawe kubera ko akanga ubuzima yabayeho gutya nawe akadutura bya bibazo byose kugera n'ubwo ari nk'ubwo yazaga akavuga twaba turi nko gusekura imyumbati ati muri gusekura izi saha mu nzu vuba tukabura cyangwa tugakubitwa nk'uko nguko bivaho rero mbyiruka gutyo numva nanze ubuzima ko bitari byoroshye bivuze ngo wakuze utifite icyizere rero ntacyo polisa watangiye kumva wanze ubuzima nko ku myaka ingahe se Anita? Ngiye kuva namenya ubwenge ntabwo nigeze nkunda ubuzima kuko nta n'ikiza nabubonyemo numva nimba nabyirutse nkamenya ubwenge ndi ku mugabo uvuga gutyo ndi ku mugabo nawe narabanye neza na mama nanone icyo gihe naho yari undi mugore wa kabiri umugore wa mbere nawe batameranye neza n'uwo mugabo nawe yari umusinzi ku buryo mama nakoze numva ijambo ngo kotsa sinenze byari byo naho mama yarahingaga nk'umurima w'amasaka kwa kundi umaze kwera yagiye gusarura gahita azana umuntu ubigura niko kwa kundi kotsa numva tubaho muri siragu nk'izo ngizo z'ubuzima nihe nari gukura icyizere cy'ubuzima ni ku mubyeyi azambwira ati mwana wanjye ndagukunda humura tuzaho gutya ahubwo natangiye kuba victime y'ibibazo bya mama kankubita koko akanyirukana akambwira ava mu rugo genda noneho mama yaje kugera igihe kwibana nawe rumva yabayeho n'umudamu n'iki agashaka gukoresha inzoga nabyo kandi ibiyobyabwenge kugira ngo abe yakibagiza ibibazo ngewe rero nari maze guca akenge avuga gutya na gutya namugira inama rero akambwira ati oya ntabwo ibyo byavamo si wowe wakangira inama Anita ntabwo byigeze bikorohera uretse ko kimamo icyo gihe atagiraga akudefanda avuga ati mwana wanjye ntabwo we yumvaga ko ari twe tumuteje ibibazo by'ubuzima arimo kumva ko iyo atabyara ntabwo aba ameze gutyo uwo munsi hari umudamu uje umuzi twaganiriye aravuga ati igihe mama yajyaga ambwira ngo ntabwo nari ukuvuka ntabwo yifuzaga kumbyara w'icyo kintu mama yigeze agira urumva kubera ukuntu mama wawe aba yakugize aragukubita ukagera nakubwiye nigeze kubaho numva nta bwenge jera njye nakuze numva mana simbizi ariko nageze nkajya mbwira abantu nta mama ngira ni mukadata mama yamoye ibibazo bye mama mubabariye aho mbyariye mama yamoye ibibazo bye nkaba turongera nkava mu rugo twabaga turi nko mu icumbi nkahava nagenda kandi mu gihe byashobokaga ko twakabanye nkagenda mama kankubita nzira ubusa mama nimba ari ikibazo yahuye nacyo akaba ari ngewe ubize kuko wa mwana w'umuhungu wakimenya ubwenge yahise ava mu rugo na n'ubwo twaramubuze yego
ahita agenda turongera nyuma nibwo yigeze kuza kugaruka azanye n'umugore ngo azanye umwana habe bo bananiwe kubaka ariko nawe yabonye ubwo buzima buri abahungu bashaka ibisubizo vuba tandukanye n'umwana w'umukobwa ariko nanjye nageze aho ngaho numva mama si mama umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36 yakunda kumbwira ngo iyo inda zavuyemo iyo arizo zibaho kuruta ngewe noneho naje no kugera igihe ngo yifuza ko inda yayivamo yego naje no kugera igihe ngo nari ndwaye ibihushe mu mutwe akajya mbwa ati ngabe ahari kujya ubwenge hagiye ibyo bihushe koko bya bindi nakubwiye banza ari naho byavuye nkumva koko nta bwenge nkumva hari icyo nari nkwiriye gukora se nari nkwiye gukura mama muri ubu buzima ariko nakireba ngasanga nanjye ntacyo ndi wari n'akana se byaje gushyira gute ibyo gutoteza kwa mama wawe nakunze kuva mu rugo ntabwo nakunze kubana nawe nkagenda nkacumbika ahantu nkahaba hari aho henshi muri ubu buzima abantu bashaka mubane ube nk'igikoresho nigeze kubikubwiraho mbere ya kamera gato ukuntu nabaye ahantu mu gipangu nkajya mburanaho umurezi kujyana ku ishuri kandi nkora akazi abantu bashaka bakubyaza umusaruro nyamara bo nta kintu bakumariye nabona naho byanze nkahava cyangwa nkongera nkagaruka mu rugo bikongera bikanga ese wakoze akazi ko mu rugo ntabwo nakoze akazi nabaga umwana mu rugo nakundaga ishuri kandi nari n'umuhanga wenda muri komenti nk'abantu twiganye bazakubwira nari umuhanga nkumva ko ngomba kwiga nkajya ari nubwo najyaga ku murenge yasaba gitifu mu ndihire niga ariko kubera aho kuba bikanga byakomerekeje umutima wawe gute Anita gukomerekeza umutima wanjye ukomeretsa umutima wanjye cyane urumva iyo uba ahantu umwe akubwira ibye ikindi nyoko wakubyaye wakaguha icyizere nawe yariyanze urwango yiyanze arashaka kurugutura aho ubaye naho ubundi abantu benshi bashaka gufatira umuntu ku mateka ye Anita ntiyabona ahajya Anita atamfite ntiyabaho sori gato urumva ubwo rero byakupikije umutima wanjye naraha nta cyizere cy'ubuzima sinumvaga ko ndi n'umuntu noneho nkanavuga nti basi iyo mba noneho kwa wa mupapa mama yaje hahandi wa mugabo mukuragamo inda wamukubitaga agakuramo inda yaje kunjyanayo baranyihakana ntabwo tubyara abana basa gutya bari abantu birabura ntabwo ari uwacu cyangwa ari umupapa akagera akabyemera akavuga ati ntabwo mbyara umwana usa gutyo nabo nta kintu bigeze bamarira sinari mfite kwa mama sinari mfite kwa data nyogokuru ubyara mama twajyayo abana be bari barahabyara ari benshi akavuga ati ukarya ubundi akavuga ngo shabe inyendaro birarya umva nakuze mpanye ndi ikinyendaro kiri aho nta wundi mumaro wanjye ntacyo ndicyo ntaki ku buryo na kwa kundi wigiye mu bukumi uvuga ngo nzaba umudamu njye numvaga bidashoboka ntabwo n'uwanjyana yabajyanye umugore sinakubaka nkumva ntabwo bishoboka jera nageza nkumva ahubwo nakwiyahura nkapfa ariko nanone kuko namenyeho Imana nkiri mutoya nkumva niyahuye ntabwo nabona ubu ijuru urumva murabizi ko bakunda kuvuga ngo wiyahuye ntiwabona ijuru ariko numvaga ntazi icyo ndi cyo nkumva cyangwa nkavuga ntiwagenda nkiberana n'ibinyamaswa mu ishyamba nkumva nta cyizere cy'ubuzima ntabwo nigeze mbona umuntu w'icyizere cy'ubuzima wamye mu mayira abiri uyu munsi navuga ngo byanze kunze byarakemutse yego mama wigeze umwicaza umubaze kuki wabigenzaga kuri kuki wabikoraga kuki wamfashe nabi yaje gukizwa bya bindi byo kunywa inzoga n'iki ndabimubwira arambwira ngo shima Imana ko wowe wahiriwe ugashaka urugo ukaba uri mu rugo rwawe nawe ari wowe noneho we ikintu kibi cyane ni iwabo bamugaga amagambo mabi bamugaga amagambo mabi uri indaya nta kindi umaze icyomanzi n'iki n'aho ashatse kenshi yisangaga mu mutego wo gushaka ari umugore wa kabiri nawe ahaburira ubuzima
kandi ntabwo waha umuntu icyo udafite. Yari kumpa icyizere wadafite se, yari kumpa ubuzima se wadafite. Yego, ntabwo byari gushoboka. B'abagabo navuga ngo bari abagabo ba mama wawe, aho mumaze kubera umuntu, reka tubyite gutyo, aho umaze nibura gukura, umenya ubwenge, kiba kigutunze, ntabwo wigeze usubirayo ngo ubaze kubera iki mwakoreye biriya bintu. Jera, reka nkubwire n'impamvu wenda nifashe kuganira namwe, ntabwo numvishe, nabonye abantu benshi baganira haba biki, ndavuga why not nge tutaganira bikanansohokamo, bikanampa ikindi cyizere, uretse ko wenda ubu ngubu ndagifite, ariko ntabwo nasubira inyuma njye kuganira nabo. Ntabwo bazi kubera iki. None se nk'uwo mupapa witwaga ko ari papa ntabihakane cyane ntanabyemera, ariko uruhare rumwe navuga ko ntabyemeye kuko ntacyo yigeze amara mu buzima, habe n'igiceri cye cy'icumi nzi. Njya gukora ubukwe naramutumiye, ndanamubwira nawe bazambika ingofero, ni nawe uzagira byose. Araza mu nama y'ubukwe yemera 2,000, ntiyabimaye note 2,000, ariko ni umukene, ni umukene nta katarageze, kandi nawe mbona ko urushako rwe bitoroshye. Ntiyaje mu bukwe, ntiyigeze ambwira byagenze uku, n'ubwo mama niwe njya numva wenda akambwira ngo yo ngo yambwira ngo disi wabyaye impanga, ngo Imana ishimwe ngiki, ntabwo mvugana nawe. Nzajya kumwicaza mbwira se kuki wangenje gutya, ni nk'igiki najya kumubwira. Byanze bikunze arakubona, akabona ko wavuyemo umuntu muzima, utigeze ubimuka, utigeze uba mayibobo, utigeze uba indaya, wabaye umuntu muzima. Ko niko kwihumura kuzima. Buri munsi turabivuga, revenge cyangwa ukwihimura kwiza ni ukuba muzima, wa wundi wakukoreye ikibi akabona ko wabaye umuntu muzima cyane. Mbwira, muri ubwo rugendo rwose rwo kubaho kuba papa batari abapapa bawe, utazi papa wawe, ni iki gikomeye cyane, ibintu nka 3 bikomeye cyane byagukomerekeje n'uyu munsi ujya uvuga uti iyo mbitekereje ntabwo nasinzira? Oya, nta kintu nigeze nkuramo cyatuma mvuga ngo sinsinzira, ariko ikintu cyankomerekeje cyane ni ukubura urukundo rwa mama. Numva mama yabaye atyo, ngewe nageze aho numva ko inzira yanjye ari ukwegera Imana. Njya mu masengesho, ariko narasengaga koko ay'iminsi 3 ay'iki, abarwo ngiye nkarya mu rusengero babwira Imana kuki wemeye ko, uburyo ngiye nageze aho nkanavuga Imana nibaho, Imana ibaho yankura muri ubuzima kuko nta cyaha nayikoreye. Ariko nza gusama ijambo muri buriya rivuga ngo mbahora gukiranirwa, nimba mbahora ibyaha ngo byabase na ba nyina, navuga ambone icyo nzira. Ikintu rero nakuyemo cyane cyambabazaga umutima nuko mama nge nigiraga mu gusenga kumva ko nagiye mu buraya. Ntabwo yingeze ngirira icyizere ngo yumve ko ndi umwana w'umukobwa wenyine uri aho, ahubwo yanyitaga indaya. Ndavuga ko ndi indaya ku buryo yageze akajya avuga ngo nta bagore 2 babana mu nzu, kansohora mu nzu. Kandi ukuri kw'Imana sinavuga nagiye mu burayi, nabaga niyumvira ko ari ugusenga, nkumva ko nkabona iyo nzira mama arimo nakwiye kuzayibamo. Wari bivuze ngo kwihimura kwiza ni ukutera umugongo bya bindi bibi, cyangwa se wowe kugera hazima, kwiteza imbere. Nkumva ko rero ariyo ntego nihaye, ko ngomba kuzaba umubyeyi, nkaba umuntu muzima. Ariko wenda nagiye ngo nkabura icyizere, ariko ikintu cyambabazaga nuko mama atigeze ngira icyizere mbe ko ndi umwana w'umukobwa yumve ko ndi muzima, ahubwo yahoraga yumva ko ndi indaya. Icyo ni ikintu gikomeye. Waje gushaka umugabo, ariko hari aho watubwiye ko wumva utazashaka umugabo, wumvaga ko umugabo ntacyo yaba atwaye, wumvaga kuri gutana rushobora, bite nuko wiburiye icyizere. Aho rero numva nta n'uwanyemye, yantoromboje ijoro ndaye hanze, ninde wahamagaye amarondo, ninde ari kunyemera koko, ninde urakura ukumva nta wakwemera, ukumva navuga umuntu wese unzi ntabwo yanyemera. Waje gufata icyemezo cyo gushaka gute? Waje kubyemera gute kandi wari warishyizemo ko bitashoboka? Naje kwemera gushaka, nigiye ruguru amashuri byanze, nkora utwo tuzi n'iki, numva ko solution ari ugushaka. Urumva n'ubuhungiro. Yego, nabifataga nk'ubuhungiro. Umva ko basi mbonye umugabo, noneho ntangira guhindura isengesho ryo gusengera umugabo. Umva nshaka umugabo wo kumpa amahoro, nkumva nshaka umugabo nyine, nkumva niho nzaturiza. Nimba mbaye kwa runaka ukajya umfata uko ushatse, nimba mbaye ahangaha byanze natwe ubuzima bwanze itahire, wasubiye aho wavuye. Nkumva ko basi ngomba gushaka. Nashatse umugabo mu rwego rwo kumva ko ari nk'ahantu ngiye kwicara kugira atazajya nyirukana. Ntabwo wigeze ukundanaho mu buzima ukiri inkumi?
nta rukundo narwo urumva nakundana n'umuntu ariko njyewe narakubaraga urumva tugakundana mvuga ngo ese cya mbere cyo nawe nagura umusore uri aho ngaho umusongarere uri aho w'imitoma gusa nta kintu navuganaga nawe noneho nangaga umuntu ntera imitoma bya bindi ngo karabo kanyanga ibiki oya numvaga uri kunesha umutwe ugiye kunyongerera ibibazo mfite ku buryo njye hari umusore twigeze gukundana ariko si no gukundana njyewe nakiraga umuntu kugira ngo musuzume uri we n'icyo ushaka ndebe ko wankura muri ubwo buzima umusore twamenyanye ndi gucuruza utuntu nageze igihe nkajya nicururiza nyine utuntu tw'utuji n'iki arambwira ati sha wabasha gukora n'iki ariko abantu benshi Gerard hanze bareba aho uvuka kareba n'amateka yawe umuntu upfa kukwemera akavuga ngo ndakujyanye ufite amateka nkayo nari mfite aba ari urukundo noneho umusore turamenyana twajya tuvugana n'iki dusa nk'abakundanye arambwira ngo uzemera mbanze ngutere inda mbone kugutwara nareba nkabona ni umukire ariko nkabona ubuzima ndimo noneho nkibuka ukuntu mama ibibazo byose arimo arinda yatwaye akayitwarira iwabo numva nanjye nzahita mera nkawe namugaho ya rero nakundanaga numvaga nyine nshaka umuntu umbwira ngo ndiseriye uno tubane kandi nawe nkakurikirana avuka hameze gute atazanyandagaza waje kubigeraho se nibura uza gushaka umugabo mu buryo bwiza ntabwo wigeze ujya muri bwa buryo nyine kubwa mama wawe naje numva njye intego ya mbere ni iyo gushaka umugabo umwe tukabyarana tukabana ko ntazabyarana n'abagabo benshi batandukanye noneho naje ndi gucuruza mu alimentation naje kujya gusenga ahantu njya gusenga ahantu nacuruzaga umuntu nyine ku Gisozi njya gusenga i Nyamirambo ngiyeyo Gerard Imana iravuga wenda nubwo abantu bafite ukundi babihinda ariko habaho imvugo y'Imana arambwira ati ndi Imana kandi ngiye kuguha umugabo mu cyumweru kimwe ndangije ndagera ko numvaga bidashoboka n'ukuri nari buri icyizere cy'ubuzima numva no umuntu arambeshye ariko numva mbwiyeho bimwe byanjye navuga ko atanze se nibyo ubwo koko haciye ko sinibwa koko nimba ari icyumweru kimwe cyangwa kitarageze aho nacuruzaga haza umusore aje araza arambwira mutwakire ajya mbwira ko akimbona ahise nkunda ngabona ndi mwiza abona ntaburara ngabona nyine ndi wo kubaka we yari umusore avuka muri Kigali urumva yari azi abasore abakobwa benshi b'abanyamujyi njye nubwo nabaye mu buzima bwose meze uko ntabwo nigeze ngira ubucakura ngira utuntu tw'uducakwa naho nyine numva nahoraga nitinye n'abana twagenaga navuga umutima wanjye ati bafite iwabo urabishinga ni akazi kawe ubwo umusore araza turamenyana ariko nkumva ko nawe ambeshya nkumva ko ambeshya nkumva ko njye umusore wese numvaga ko atari kujya twiryamanira agende ubwo arangije tumaze kumenyana akajya amvugisha bitwara gahoro ntabwo avuga menshi nyuma aza kumbwira ndumva ngenda kuze nshaka ko twabana n'iki nta nubwo namakaniye nahise mbyemera ako kanya yego kuko yari seriye ntabwo apfa kuvuga byinshi aho yabimbwiye nakumva byandi by'abakobwa tubitekerezeho ndatekereza ibikize ko niburiye ubuzima numvaga nyine ngomba kugenda tukibana nkabona aratuje azampa amahoro ubwo nahise mbyemera ariko umutima usigaye mbwira ati nagera iwanyu akamenya ya mateka y'iwanyu akareba noneho aho muri bizaba bipfuye noneho ngira n'umwaku ariko si umwaku kuko ntibyapfuye bambwiye iwabo nsanga nyina aranzi na hamwe bari bancumbikiye aranzi ibi nabyo birapfuye ku buryo njye twagiye no kujya iwabo ariko mbere yo kujya iwabo nabanje mujyana iwacu ariko ansaba urukundo nyine ansaba icyo gihe ko twabana twari twicaye ndamugani umenye ko ngewe Ingabire Anita uyu muri kurebana muri kumwe ndi njyenyine nta muryango ukomeye uzambonana twe n'umuryango twari dufite umuryango wacu navuga ni nyakwirwanaho urumva n'abakomeye barabana ubwabo namugana ngewe data banyeretse ntanyemera neza mama nawe kubera ibibazo by'ubuzima ntago nakubwira mbega ngo hari umuntu ujyanye ndi njyenyine unyemera uzi ngo utwaye njye utwaye umunyabibazo utwaye umugore ejo uzanagutesha umutwe kuko sinzi ngo bafata umugabo gutya sinzi ngo ni icyo uretse Imana
ariko ni njyewe utwaye njyenyine. Mbwira ibyo ndabyakiriye ndabambo ubwo yakiriye ko ndi wa mukobwa mu bakene utagira haba utagira icyo utagira wenda bishobora gukunda hasigaye kujya kumwereka iwabo akanjyana iwabo. Iwacu yarahaje azana n'umusore mugenzi we nshaka amase ndakurungira nkora mu nzu aho umusore araza arahinjira arambwira ati icyo njye nshaka ni wowe ntabwo nshaka iby'iwanyu nani iki ngiye nagerageje kwiyubaka ibintu nabivukiyemo ni wowe nshaka. Ngo batashye n'umusore wari wamuherekeje arambwira ati se urabona ameze ute arambwira ati shara mwana ntari birika iwabo umenye ko ni wowe byose. Umugabo aragenda dupanga igihe cyo kujya kunyerekana iwabo. Tugezeyo mbwira umukobwa ntuzamerekeze tugende kwa mabukwe dupfa kujya kureba. Umukobwa nawe bari barigeze kuncumbikira baranyikundiraga duturanye barancumbikira niga mpataha ariko biza kwanga mama biba ngombwa ko nsubira mu rugo twe twegeranye. Aramerekeza ahangaha turi nk'umuvandimwe tugenda abana ariko ahantu tugiye ntabwo nzi ko batwemera. Turagenda tugezeyo turicara baratwakira uza agashya kabaye nyina yavuze ati mwana wanjye nsanzwe nkuzi nta kibi nkuzi uko nkuzi nimba ari kukiri karibu mu bandi bantu. Ubwo rero mbamubonye gutyo dupanga ubukwe. Iki gihe umeze gute rero? Numvaga nyine nanjye ntangiye kuba umuntu ntangiye kwemera ko Imana ibaho vuga nti wa mugani ubanza Imana ari ibaho kuko niyo ikoze ibi ntabwo byashoboka. Urumva umusore muri Kigali wari ufite inzu ye ufite akazi ke hari abakobwa benshi bavuka heza beza yaretse abo wanjye abo wawe. Ushima Imana ngana gutuye umunsi rero nyuma yo kutaba muri bwa buzima nk'ubwa mama wawe na bwa wundi uvuga uti ntabwo ari ubwanjye. Uyu munsi ushima Imana gute Anita? Shima Imana ariko nsubi inyuma gato mama we muri icyo gihe cy'urukundo yancaga intege hamwataye we ariko umugabo wanjye nawe yageze ahacika intege acika intege areba ku bushobozi cyane asa nk'undetse. Nabwo njya gusenga barabimbwira ati ari kureba ku bushobozi kandi koko nari uyu kwicaye imbere nta kindi ndahuritswe nabaga ntegereje Imana gusa. Ambwira ati ari kureba ku bushobozi akabona bizava kuko yambwira ati twishyingire nari mu itorero rya ADEPR noneho nkumva kwishyingira abana nishyingira azabona ntazashobora kubaka ahita anyirukana. Nabaga ariko basi narasezeranye azatinya kunyirukana nkumva ko nishyingira nabwo nzahura na bwa buzima. Ubwo umugabo asa nk'ubivuyemo gatoya mama tambose nakubwiye ni umusore w'i Kigali yagutwara ashingiye kuki abakobwa ari i Kigali imiryango y'inshuti z'iwabo ntabwo bishoboka. Nuko ubwo ikintu rero nshima Imana cyane kuruta ibindi ni ukuntu ku munsi w'ubukwe bwanjye nibwo mama yavuze ati ngiye gukizwa. Imana ikora ati ngabere nuko ze buriya bukwe Imana ibaho kuko ndabyemeye. Yarakijijwe ubu ni umurokore unywa fanta n'ubushaka ntapfa kubera njyewe. Yakijwe kubera icyo gitangaza cye kibaye ati ngiye gukizwa kuko arakizwa kuko twabuze ubukwe bwiza umuhungu arabukora ku giti cye cyo kora Imana ikoresha abantu twasenganaga barantwerera umva ubukwe buba bwiza ku rugero rwa Anita navuga ngo wari Marine. Sinatanya kuvuga nari Marine kuko nimba narararaga hanavuye hanagiye hano navuga ngo nari Marine nda nubwo ntaranyabugogo ndari mu biraro ariko nanjye nari Marine. Ku munsi w'ubukwe wumva umeze gute Anita? Noneho bya bindi bibaye impamo wa musore reka mvuge ntiw'inzozi zawe utanatekerezaga ko yaba uwawe abaye uwawe. Ngo umunsi w'ubukwe se nanumvaga ko bwabaye ahubwo navugaga kanirya inzara ubu koko ntabwo ndyamye sindi kubyuka nkasanga atari byo. Ku munsi w'ubukwe numvaga ari ibintu birenze numva njyewe wa wundi ariko nkumva ntabwo nishimye iyo bubera cyane mu cyaro kuko ari ubuzima ubamo abantu koko nabo bari bavuga uriya niba udashobotse nuko najya nkunda kubwira Imana ku Mana koko ubusinge udashobotse kuki navuye hanagiye hanavuye aha kubera iki byagenze gutya kubera iki noneho ntangiye no kujya nza muri Kigali abantu bo mu cyaro abantu barajajinga nawe batabagiye gusambana. Wari uzi ko ari abantu bavuze ngo ntabwo yaba ashatse uriya mugabo batabanaga bamwe bahimba n'ukuntu ngo twabanaga turi umugore n'umugabo
ati buriya ntibyo nyine ntacyo yaba amuciye ikizi rero numvaga ibyiza bibera mu cyaro ariko nanone nkavuga Imana nakura amaze bumvuga se udakwiye uwo mugabo cyangwa ni amashyari ntabwo nari mukwiriye mu maso y'abantu noneho umuganga yaratwaga haza mu rugo akaparika ivatiri marume rimwe aravuga ati sha urukundo ni impumyi tubaparitse ivatiri yinjiye muri kariya kazu ntabwo nari mukwiriye biyumvikana ko wari mwiza cyane ntabwo nari mwiza ni urukundo rw'Imana Jera ubwiza se ubu narenga abakobwa bazaga iwabo uzi ko hari uwajya anyereka mukambwa tuyongeye nabonaga nta nkunda umukobwa mwiza uvuka mu gipasiteri mu bakire ariko Imana avuga ati hari akamarine kanje hariya ariko nuko utifitiye icyizere n'umugabo nawe abirebye niba ari kumva ikiganiro uwo mukobwa ntabwo akuruta ndamukwereka ya mbabarira none se ubwo byabivuze se kare oya naranduta kandi ikindi yari umwana wize ufite kaminuza yuri iwabo wahawe uburere uzi gushaka umugore wamvuga ngo wireze wenda tuzakora mu kindi kiganiro nkubwira ukuntu umugabo yatahaga sinenze ngo batembura ameza gute sinenze ngo bubaha umugabo gute wumva nyine natetse nawe aragenda yarura rye ntazi umugabo amutegurira imyenda n'icyo hamwe n'Imana n'abajyanama yamaye marene mwiza kajya mbwira ubigenze ngewe nagira marene mba naratashye ese nari uko bubaka se nigeze mbona mama yubatse ntigeze mbona mba narasenye rero ariko ni ubuntu bw'Imana uyu munsi se hejuru ibikomere byose wagize umutima wawe nibura urishimye cyane wishimye kubera iki abana banjye ufite abana bawe 4 wabyaye imfura uza no kubyara impanga 3 ibitsina byombi bisigira amatsiko mfite igitsina kimwe abakobwa gusa 4 Imana ishimwe cyane ukuri yarakoze kuko nubwo byereka mbwira nakiza numvaga gishobora kuba ku buzima bwanjye mpamvu rero abana banjye noneho njya no gushaka bavuga uriye inda yazimazemo umuntu bifata akavuga umuntu yakuyemo inda ntiyayikuyemo bari kumwe ntibaryamanye ashingira kuki noneho bakavuga ko ntazabyara ngiye no gusenga byakubwiye ngo Imana yavuga ko habaho n'abandi babeshya ibyo bintu byavugwaga n'abandi bakuzi se bo mu cyaro urumva mu cyaro umwana w'umukobwa abyiruka ari umukobwa yicaye iwabo noneho ngiye kwa kundi nasimbaguritse n'iki mama twabyanze nagiye gucumbika kwa runaka uziko nigeze kubana n'umukobwa twiga sinyato muri 9 y'iwacu byanze nkajya gucumbika ku mukobwa ubana na se gusa kandi se baba batereka reka uriya na runaka ntabwo baba bataryamana n'umusaza kandi koko n'ukuri ntabwo twaryamanaga ariko ari umunyamico mibi yari umunyamico mibi ariko njye nkabanzi intego nihaye mu buzima ntabwo nari kujya kuryamana n'umusaza rero ubireba ntabwo yabura kuvuga ariko abantu nabo bashingira ku mateka yawe bagahimba n'ibintu nasa nko gukuramo inda ntabwo wambonye inkwite byavagaye kandi ikindi umwana wo kwa runaka nyine ababyaye ku bagabo bangahe we yaba ari muzima ko hari igihe abantu nabo bavuga bishingiye n'aho uri nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za appartement umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783 337 8096